hari n'igihe mureba yaryamye yasinziriye nkabitekereza nkahita mbyutsa nkavuga ati dukora ibintu. Sinigeze nifuza kubana n'umusore w'ikigoryi nkawe, uri ikigoryi. Nekura subutu n'undi munsi ndajya kukureba. Subutu n'undi munsi wakirukase ugiye kundeba hino. Kubera izi nzoga tunywa Nzofata nk'inzoga yamara imyaka ijana. Ese ndiko uzamenye ibyo bibaga katumbura unero. Sibyo kandi azagufungira ibyo biti. bafunga ugatumbura unero umwoyo ntubyimbukaza inyuma. Nuko jyaneraga ku buriri umwoyo wari waje inyuma wawe se. Ariko ibyo byo kunya mu mwobo ni ibiki byo? Mu mwobo nase umuvuga nawe ibyo nagukoreye. Ndakuvuza ukiza ubushita. Ubushita wese umwoyo wanyu wasohotse ngafata ishashi nkawusonga nikugafira. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. umugabo n'umugore bavugaho gutera akabariro bikabangamira abaturanyi barimo n'uwo mugore mukuru w'isezerano. Ni ba bandi bashobora no gukora ibintu n'abana banjye bumva kubera baba banyweye bakaryama bagakubita ibintu bigasakuza. Ni imibonano mpuzabitsina sambana hanyuma bakarisakurisha abana bakabyumva. Gitifu arambwira ati rero inama nakugira ugenda ugura ka radiyo niba azajya wumva bisakuza ujye ufungura radiyo. utakubikira ibanga utabika iryanje ajya kuvuga ngo namanitse amaguru ari nayo yamanitse ndi muri tize gushyira amaguru ni kera wamanitse ndi mu byishimo manika amaguru none asukamanika yagira yagitege kwesa wangaya. wowe niyo bakuma bagashyiraho amadolari n'amafaranga n'amamiliyari sinagushaka. nta nyashe nta kabuno nta matama nta nda nta mutwe umeze nka Marie Jose. bara turinga bayita gute Ni mu rwimbo. none se 300 nyafite ibyo Utayama mbere se man. wakinyakira se nibyo Seri. ni ukuvuga ngo hano kuri Truwasa urajya Wera kuri Truwasa. kuzamura ubona iki Umupuri. nakujyeto ese kubera iki ahandi bavuga ko bihenze ahanga bakaba barabyereje no kubera iki Mu rwimbo. Niyo ndi kumwe na boyfriend wanjye abandi bagabo bose mbona bambaye amajipo Cyanda ziba abantu nabonaga basaze kuri Saint Valentin ngo ubuse ngo sheri ngo ndamuguriye mano ngo ubuse kosha mugurire Bibiliya nayanga utandukane na Diamond. urabona nkanjye ubu kugira ngo mbe marene isi yabo mu nda zero ibere ritunaritse bitewe n'udukanzu babakodesheje itako riyaga ko tugomba gusaturaho. marene se ko nta marene nabonye wambaye pasura nyine bambara ibintu biwaye ariko ibitugu biririya none ubwo ariko hari na ba marene ibinyonyo birajya he
imbavu ko zirimo amaterasi na green gituma ahubwo amagari n'abanyari udukanzu bambara dufata amabere gutya tudasaba imishumi hejuru zigahuza ikanzu ubu rero ubwo nagera kwa pasiteri akambwira atakira musinyire nakuno marigahurudukwa no mu gitabo cya pasiteri cya apotere namukizwa n'iki apotere se reba akabona ibere ririje mu ikayi imbere y'ikaramu barashaka uwo ritunaritse rityo nzova rya tuvuye ko Islam ufite imyaka ingahe ndamakafi ngewe nari inkusa ayiwe Didi abiturufu rw'urufirimbi nazi twaramurebye yewe na mukarujanga nagiranyere usanga afite urufirimbi rudasobanutse rumeze nijoro yewe abagore ariko ngo urufirimbi ngo ni rwo ruryoha jyana gafirimbwe n'impyisi kaburi njye abagabo tumaze kuryamana sinanababara kuko ni benshi cyane gushaka ntabwo mbiteganya urumva hari reba hari aboro bogosha insya aragenda ikinjira agasigara gutya abana bagitubije kandi kuko Kigali nabo nase wamuhaza nyine aba yumva rero fata agatoki ugacishe mu kivu ujye wishyira mu mazi ugere gutya nawe niko aba yumva bimeze turababwira gusenga ngo mu nda harandya twababwira guterana ngo mva ku kazi naniwe twababwira kurara imbere y'Imana ngo umugabo abireba nabi twababwira kuzinduka musenga ngo tugira amasinezite abemeye kwihanganira ibyo byose reba ukuntu tumeze ahantu hashobora kugera urwego hanyuramo umutwe w'umwana wungana gute ku buryo wangana n'umutwe w'uruhinja gasubiremo ako kantu ahantu hashobora kugera urwego hanyuramo umutwe w'umwana wungana gute ku buryo wangana n'umutwe w'uruhinja siko nushaka kwangisha abantu abandi umugore yaba ari umutini bikumva ashaka guseka ugasanga wijunitse abantu ngo ntibagutwerere wagiye gupanga kurongora uzi ko nta mafaranga ufite yarabizerega ibintu nose ubukwe ni beti kandi iyo mbonye umukobwa ibyo nibyo moteri irahaguruka nkabwo Imana atatoka bijyameho gato atari aramutse akwemera akavuga ati yaka tubane utugese twari tumwe na tumwe watushyikuye najya ku murongo najya ku murongo mukaya mujyana gusenga cyane rwose amasura Sodoma oya kubeshya ni iki Sodoma nahita nyikatira burundu kabisa kubeshya ni iki yaka siriyasi atani uramutse nyine atane nyine sha cyangwa najya ku murongo najya nanakuru n'amasanduka yoza cyane rwose ukanateka ukamukugira ukanateka rwose yavuze ko mu buriri yifitiye intege nkeya kubera agacupa no kubera indangamiro icyo gihe wabireka imbaraga ukazongera bamukubita ubunyobwa
ya minota ukayongera ni ukuvuga ngo ntabwo ukeneye amasaha nta saha namara rwose aho naba nkubeye wenda iminota mikeya ariko gusa nanone ntabwo najya kugwa hejuru rwose yatani wanjye ni nk'ingahe nakora iyo nshoboye uratani wamara nk'ingahe nakora iyo nshoboye Ingahe? ingahe 8 se yose kandi ra kadusaba byaterwaga hari igihe namara 10 igihe nakubita 5 byanze 3 ubundi ngabyo zirenze ijana urasara ntabwo zikigera 100 dusigaye dufite abapfubuzi bakora nk'urushinge rwa onapo agupfubura akagusigamo n'ibirarane ukazakenera umugabo hashize umwaka umugeni ndagarutse njyewe nzaba umugore mwiza mu rugo wa mugabo we niba ubona navamo umugeni mwiza nkavamo umugore ubereye igihugu ubereye u Rwanda ubereye inzu yawe ubereye kabanda yawe ubereye buri kimwe cyose cyawe ndaha fata uhomeze fata A few moments later. Ninde kubese ngushaka ibigango washatse kanalutse nawe uzajya wipfindagirira ukago Ndeza shaka umugabo uringaniye ku buryo tuzajya tujya mu miti Cyanda ziba Kuko se uri kwete utangara izihese kuki utangara se niba ntandayise kuki utangara ese ni ibintu byose bishyira kuri stato kuki utampostinga ko dusohoka ko arabona najya Gira anniversary ukitwaza ngo wibagiwe uri kumva nta kintu kimwe nta rurabo nta gift nta na rimwe ndabona wafashe ifoto yanjye ngo ushyire kuri stati yawe kandi profile ubuse ni utazi ko nakurongoye ninde se ubizi niba utampostinga ngushyira igihe bindemo kandi gashyira n'agaciro ubu njyewe neka isombe shira wanga buri isombe nabishizeho wanguriye box nabishizeho wanguriye inkweto nabishizeho twanywe fanta orange nabishizeho ibyo ntabwo ari ibintu byaje mwamenyanye nyuma bazi ko arongoye ufite umugore abo ngaho hagara neza ngo ufate video none useke uburane no ngo poste akanyamushiha mukushi yarakamaze akabiranga iyo mufata umwana wanyu mukamuraza wenyine ngo warakuze mukamuhereza urugumba rwa wenyine akaruraramo ngo yarakuze ngo najye yiraga hari ukuze kubarusha ko murara ububasha bwo gutegeka ikibuno ntikigusha abagabo b'abandi mfite ububasha bwo gutegeka agapipi mu izina rya Yesu ngomba gukizwa Kosamandi kawota piri enebe itsenza kudema follow zakuvura indwara zikire Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuguha ubuzima ntabwo nababwiye ukuntu najyaga ndaza aho Bibiliya kayihambiraho ntabwo hano nabibigishije wagize ngo uriya mugabo napfuye kumubona ntarahagiye cyane ziba ni igice cy'ubuzima bwanjye ni inkingi impagaritse hano rugaji cyane ziba ufite ababyeyi twarabyaranaga ariko nta babyeyi ufite ukunda kurya muceri n'ibirayi warya nk'ibiro bingahe by'umuceri nka peni Njyarahaha abafite embaraje ndayikata vuba ibaguzwe 100 nkayikata nkigira muri toilette ya kaki ya kaki uri nyana kwitika none kibikomeye se iragura nage guhara reka umbwire ukuntu mbigenza ibikomeye namwe ukuntu mbigenza
tubigenza irakomeye none tuvugana ningi ndabanza nkayivuguta none data we none yamara koroha gatoya ntagira gutya ngo none hari akantu siganjya gutya nkanjya gutya ya macandwe mvumye ku cya gipapuro avanaho umwanda Ariyemo nagukaraba. Nkaraba gutese. Nzovu buriya umwanda wagushizeho koko. Urashana ukuri kwimwe. Urabona. Ushana ukuri. Ntabwo washiramo. Byabibanga nkwesha hano batajya bakoresha. Fata iki gipapuro cya kabiri. Nkagicaro twaducaro. Nkagira kucyamo. Yewe data we. Yewe data we.